gusa twebwe turayazi gusa na twamwifuriza ko yakibwira abanyarwanda uko byaba bisa kose watangiye wakibwira abanyarwanda mwitwa bande nitwa Manzi Bise ndi umuhanzi indirimbo zino zisanzwe nyine tu bamwita Manzi Blessing akaba ari umuhanzi akaba ari indirimbo zisanzwe n'ibishye mvuze gospel sorry akaba indirimbo zisanzwe akaba ari umuhanzi artist ubu wamenyekanye cyane mu Rwanda abastari bose cyane baramuzi ese Manzi twagusanze ntuye haratuje cyane hano mu rugo ndahakunda ntago nkunda umujyi cyane ese uribana hano ko mbona ari urugo nyamwe rufite ntago nibana mfite petit frère tubana ariko mfite n'umukozi ibyo bintu byose subasha kumanaginga gute mfite petit frère mfite n'umukozi uburyo wabasha kumanaginga ku myaka yawe mitoya cyane birumvikana hari abantu benshi nyine baba batabasha nyine kumanaginga ibintu bitewe buriya hari igihe uba ufite nk'inshuti cyangwa se n'abandi bantu mubana ariko umuntu wanjye impamvu aba hano mu rugo ni mu cyaro icyaro cyagana hese mu rugo ni za Kayonza arandaza mukarange se cyangwa ukabana haraza za mukarange wamanutse ariko mu hasi wabanza hasi hari hose ndahaza ariko nta kibazo tujye mu buzima n'ubundi tujye mu tuntu n'utundi hari byinshi cyane tugenda duhurizaho cyangwa byinshi cyane tugenda tugungana byo mu buzima hari byinshi cyane wabonye hari na byinshi cyane wumvishe hari ikibi cyangwa hari ikiza cyakubayeho washoboye kuba wakireka rubanda rugufi aho uri hose ese wowe ni ikihe kintu runaka cyakubayeho cyangwa wabonye cyiza cyangwa cyafuka sinzi cyo kikakubangamira ukuvuga ngo nigera mu muziki ikintu nakunze abafana cyane abafana buriya ni abantu beza cyane bajya bavuga ngo gukora hit biravuna utangira hasi ukagenda wiga uburyo wazamuka cyangwa uburyo wakuramo ese weho ukiri underground abagezeho cyangwa abagezeho wasangaga bose bagufataga gute ukuvuga ngo nkigera mu muziki abantu twarahuraga najyaga ngenda nambaye bodaboda nyine urebye nabaga nshabiriye n'imvugo ziki bagushabiriye rero nyine ni story ndende gusa wenda nkigira mu muziki bwo nahuye n'inzitizi nyinshi cyane okay tubwire story yawe rero no munsi kuvuga ngo story yanjye ni story nyine ntabwo ari nziza ntabwo ari nziza buriya kugera mu rwego nyine rwo kuba abantu bakubaha bakagukunda ukamusitari hari ibintu banyuze mu nyine bajya bavuga ngo ubusitari buravuna kandi buranaharanira okay reka tuve mu tuntu n'utundi tujye mu buzima bwanyu bwite bwa buri munsi bwihariye wakemera tukakubaza ibibazo mu buke nta kibazo oya na stress niba udakunze ibyo ubona ngaho igendere muri nabirenze kandi na stress oya na stress wallahi nabaye umuhanzi naye ngera mwita nk'abandi wallahi se koko najya nkajya nshayininga kuri stage wallahi mwanya da n'abanyesemeri ibintu by'ubuhanzi atabyumva nk'uko hari abantu bambwiye igitaramo ejo ngomba kugerayo nkabyaduka akareba nawe basanga maboneye amahirwe nanjye ngahita nyanga turi kumwe cyangwa se tutari kumwe uzigere ugira icyo sigisi yaviyemera akaza agasanga nayo tabahamagara kuko yanga n'ibintu by'imiziki Manzi hakoze uyu nguyu ubundi bintu bari akomera ubu ngubu nk'uyeho ugutwi koko wagiye umbwira neza igemba naguhamagara ntabwo uri kunyumva ntabwo numvaga wabaye erega nawe natangiye kumesa udahari
ntahari ku buryo bikuraho ko nguhamagara ntunyumve. Nese ubu hano nawe ndi kuvugana nande kuko naga ndi kumesa. Kandi ubwo uri muri bya bindi by'imiziki yawe ngo urimo urumva imiziki bituma utanyumva. Gutwara iki koko? Rwose buri munsi uramfurusa. Nese undi imiziki gutwara iki? Rega imiziki niho ushaka kuzakura uburara n'ububobo byose. Asi imiziki ninde wabwiye ku bundi kukingira abantu murantsiza. Kuki mwumva ko imiziki iri ituma umuntu abikira n'undi umuntu abasanzwe azabikira. Zabikirara se ntago mbishaka ibyo bintu burimo. Nyamaze umora ubusa. Ntago mbishaka rwose. Nese neruvuye. Mvuye ku kazi. Bako nyine goroba hari ahantu ndi bujye ahantu nyine. Hehe se kandi uri buke. Na ahantu nyine ngo hari bube nyine amarushanwa y'ibintu by'impano ushaka nyine kuza kujya. Ubwe nyine navuye ko ndi bujye. Kandi nshobora no kudataha. Okay. Ni ibyo nyine uzatahira hari ibindi se. Asa simba nakoze n'imirimo. Tagira ikintu cyo mu rugo nkorera ubwo se ntago mbizi. Ntabwo nashimye. Gose. Urambaza kwigira mu gitaramo. Nazana yawe. Nagiye ni hahaye. Ibintu byanyu mwihaye. Ngeze ni mugoroba. Nageze ku gitero cya kabiri. Mazi ndabanje ko yazana abantu. Se ejo nasi kiriya gitaramo. Ariko bagiye baguha n'ibicwa kandi nkeneye kuzagafata nkaba nk'abandi bajya nambuka bankomera amashyi ako niho da ako manzi ibyo nibyo wiberamo. Asemera imirimo sinayikoze usibye amazi yarasigaye reka nkubwire nubwo wakoze imirimo ariko nta mazi ahari. Akomera ndabizi ibintu byanjye ibi nibyo ubuhoramo nibyo wiberamo. Niyo mpamvu utabinyuma. Ibise ni ibiki ni bya bindi by'ubuhanzi bwawe n'ibiki byose. Asemera unciye ntabwo ibi ngibi rwose jya ubanza unkorere ibyo nakubwiye kandi ntabwo ibi ngibi mbishaka. Ugomba gukurikirana ishuri ukaryiga ukarirangiza urumva. Uranyivumburaho si ibiki asikiwe bana b'iki gihe. Halo? Sister biteze? Fresh man, gake tu. Umva sinone se ko nagushakaga nyine ko hari akantu ushaka kukubwira mani, hari akantu ushaka kungiraho inama nyine tu. Shamani mu rugo ntabwo bimeze neza nyine twandi kubera nyine mu bintu by'umuziki ngo ninjiyemo, ibintu nyine ngo bishaka kungira ngo mayibobo. Rero nyine mera ari kubikaza cyane buri kanya none n'impapuro zanjye sozi ko nimugoroba hari ahantu nyine hari akantu casting ukuntu none n'amapuro zanjye nanditse araziciye shamana shane ibibazo nyine tu n'ibibazo byatari nese ndakubona utemana sawa narebe nyine ubwo ndaza kuza guhamagara uvuye school sawa. Uyu mwana ko kugiye kunanira arananiye pe. Reka se naza ndamumuregera. Se naza rwose ndamumuregera kuko ntabwo ibi ngibi nabishobora. Ngiye ntako ntagize. Niba neza. Ko ninjiye urimo witonganya byagenze bitetse kandi. Yewe nari nibaza ku by'umuhungu wacu Manzi. Manzi se kandi hari ikibazo afite? Manzi pe Manzi yigize igufa, Manzi yananiranye, Manzi sinzi ibintu yagiyemo. Ndajya he? Basi uyu mubyeyi mana umuntu mbuza uburyo ambuza ibintu byose ntabwo nagumana kubana nawe rwose ukareka
nyine ndeba ahantu hari inshuti zanjye nyine nzibwira ibibazo mfite n'isi utazama kwisanzura ubwo ngo ari umuziki n'isi umuziki utaniye uhuriye n'ibiyobyabwenge aba nshinze ndagiye kandi nzagaruka ndi uwo adakeka ko nakuba ndiwe nzaza naragafashe ndabizi ko nzaza ndi undi wundi maze ibintu yiga yigira ndebe ko byose bishoboka ndagiye kandi n'imirimo yajyaga avuga ngo ntabwo njya nyikora azajya yikorera kandi najyaga amufasha nigendere Gusa ndamubona ntiyagiye aho. Nagiye mubwira za numva ikibazo afite. We ntabwo bisoro. Uriya mwana ko ntacyo namukoreye buri ikibazo kwera afite n'ikihe ariko reka nyina muzane kwanza numva ikibazo cye kuko simbyumva Ako se none uyu muhungu koko agiye he mana nyagasani ndamubuze mu cyumba cye ubuse yagiye atansabye uruhushya koko